basa na Yezu na nyina umubyara, ibyo bibaviramo kurenganywa. Abo bose bana baciye ndahamya ko batacumuye, icyo nemeza nuko wabahisemo umutuzo wababonanye. Mwafashe iya mbere icyarimwe, babatsemba twari tukibakunze, mwese abatoya n'abakuru, isi ntabwo yabagiriye impuhwe. Abo bose bana baciye ndahamya ko batacumuye, icyo nemeza nuko wabahisemo umutuzo wababonanye. Mwazize iki se bana b'abantu, mwazize ubwoko mwaremanywe, mwicwa n'ibindi byiyita abantu, nzabibaza neza nitonze. Abo bose bana baciye ndahamya ko batacumuye, icyo nemeza nuko wabahisemo umutuzo wababonanye. Umakiriziya nk'Inyarubuye, Kanzenziriya y'i Bugesera, ibuka Inyange n'Inyamikenke, zamuka i Karongi n'Ibisesero. Abo bose bana baciye ndahamya ko batacumuye, icyo nemeza nuko wabahisemo umutuzo wababonanye. Barababeshya abana b'abantu, nta gacaca niyo gushinyagura, urubanza rwo murundekere, nzabisaba Imana ihora inzigo. Abo bose bana baciye ndahamya ko batacumuye, icyo nemeza